nsanga nta envelope mfite ndiruka nkasubira hahandi ndayibura ni muri iyo minsi aho ndi muri ako kaga ako kanya Imana kubera ya Mana twavuze yuko ifite impamvu yaremye umwana w'umukobwa kandi ya mpamvu Imana itarayigeraho ntabwo wa mwana w'umukobwa aba yakabonye ya mpamvu ye ayibona neza iyo ahuye n'igisubizo giturutse ahantu atakekaga nibwo amenye yuko ari impamvu y'Imana yo kuremwa ko ndibuka hahamagaye marume uri muri Amerika tutaheruka kuvugana saa ntabwo twaherukana ariko arahamagara ambwiye my daughter how are you I'm fine turabakiriye mwese abakunzi ba Team TV dushimiye Imana cyane ko uyu munsi dushoboye kongera kugaruka imbere yayo imbere y'amaso yayo n'imbere y'amaso yanyu Imana ihabwe icyubahiro ko ari yabidushoboje turabashimira cyane ko mukomeje kubana natwe muri inshuti nziza muri abavandimwe beza dushimira likes zanyu turazibona buri gihe dushimira ibitekerezo byanyu dushimira abamaze gusubscribinga iyo tubonye wagize utyo likinze tukabona share tukabona ibisubizo byanyu feedback no kuri bitwongera imbaraga yo kumenya ukuntu dukomeza guhagarara muri uyu murimo muri abafatanya bikorwa beza muri abajyanama beza ibitekerezo byanyu ibyo bikomeza kudusunikira gukora uyu murimo neza Imana duhana umugisha uyu munsi rero none tugarutse hano tugira ngo twongere tuganire namwe twongere tubane namwe twongere tugire inama twungurana tugira ibiganiro bitandukanye nk'uko mwabibonye kuri Team TV ariko uyu munsi twifuje ko dukomereza ku kiganiro cy'ubushize kubera inama zanyu kubera ibitekerezo byanyu nibyo byatumye twongera kwifuza gukomeza kuganira kuri iki kiganiro cy'umwana w'umukobwa ubushize twateruye tugira tuti umwana w'umukobwa ni muntu ki umukobwa ni muntu ki afite imbaraga ki ashoboye iki n'icyo adashoboye ese umukobwa ubundi ni muntu ki akunda iki yakwifata ate twavuze ku mukobwa rero benshi mwarambwiye muti turifuza yuko mwakongera mukagira ibindi bitekerezo byo muduha ku mwana w'umukobwa ko twumvise turushaho kwisobanukirwa kumenya umukobwa uwo ari we uyu munsi rero navuze ngo sinze jyenyine ahubwo mbashakira undi mutumirwa uri buze kugira nawe inama nziza cyangwa ibitekerezo byiza yongera ku by'ubushize bisobanura ubwiza bw'umwana w'umukobwa navuze rero sinze jyenyine mbazaniye umutumirwa kandi uwo mutumirwa ni inshuti yanyu cyane kuko nawe yakunze ikiganiro cyanyu aravuga ati aba bakobwa ni abantu bo gutindaho ko ni inkomoko y'ibyiza byinshi nanjye rero ndavuga nta mpamvu nakwihererana ibyo bitekerezo byiza reka mbibagezeho ni muri ubwo buryo ntari bubatindire ndi busabe ko tumwiyegereza tumwakira akatwibwira yamara kutwibwira tugasengana tukinjira neza muri iki kiganiro turi kumwe na mwuka w'Imana uri butuyobore kugira ngo dushobore kuganira neza turakwiyegereje muvandimwe mwiza urakoze mwene data Jolie murakoze ubuyobozi bwa Team TV cyangwa Truth Initiative Ministries murakoze kuba mwatwemereye kuza kubabera abashyitsi ndetse n'abatumirwa kuri uyu munsi kuri iki kiganiro cyiza cyane mwatangije reka wenda ntangire nivuga hanyuma nze kongera kandi gukomeza kubana namwe ndi Karara Sam ndi umuvugabutumwa nsengera mu itorero rya Zion Temple niho nkorera umurimo w'Imana w'ivugabutumwa ndetse ndi n'umusemuzi mu itorero kugira ngo abajya bakurikira televiziyo yacu ya Authentic TV na Radio Authentic ushobora kuba atari bwo bwa mbere mubonye isura cyangwa mwumvishije iri jwi ako niko kazi rero nkora umurimo w'Imana ariko nkaba nakunda uyu murimo wa Team TV ni umufatanyabikorwa wanyu ubaba hafi igihe cyose kurikira ibiganiro byanyu uyu munsi nkaba nejejwe rero no kuba umwe ugiye gufatanya namwe muri iki kiganiro urakoze cyane turagushimiye cyane kuba washoboye kwitabira ubutumire bwacu mwakoze cyane kandi dukunda inama muhora muduha kugira ngo dushobore
gukomeza muri uyu murimo twumva dufite imbaraga, mbese hari amaboko dufite. Rero ni muri ubwo buryo nifuza kugira ngo uyu munsi tuganire, nkubaze ngo uri umugabo, nifuzaga rero kumenya ngo wowe umwana w'umukobwa umuzi ute, umukobwa ni muntu ki, umufata ute, umwumva ute, mbe urumva wowe umukobwa wamuvugaho iki? Ubushize wabonye ko twaganiriye tuvuga umwana w'umukobwa, tuvuga umukobwa ko ari umuntu w'imbaraga, tuvuga umukobwa ko ari umuntu ushoboye, tuvuga umukobwa ko naho yahura n'intambara nk'abandi ariko ajya agira uburyo bw'Imana imuhagararaho akazivamo neza. Tuvuga umukobwa nanone kuba yava muri izo ntambara n'ibibazo atiyandaritse, atandavuye, atandagaye, ariko tuvuga ko byose yabihagararamo neza kubera agakiza. Uyu munsi turifuza ngo nawe ugire inama yo tugira umwana w'umukobwa ni muntu ki kuri wowe umufata gute? Urakoze cyane, ikibazo cyiza cyane kandi niyo nteruro nziza cyane ivuga ku mwana w'umukobwa. Yenda mushobora kwibaza mutese uyu mugabo yavuga iki ku mukobwa? Yego. Sinabura kuvuga ku mukobwa kuko umukobwa niwe uvamo ababyeyi batubyara. Abakobwa nibo bavamo abafasha dushaka kandi tukabyara abo bakobwa. Abakobwa turavukana, abakobwa tubana mu bintu byose kandi batubera ab'ingirakamaro mu bintu byinshi. Ntitwabura rero ikintu twabavugaho. Wenda muri introduction natanze hari ibyo ntagezeho bindi bivuga wenda ko ndi umubyeyi kandi ufite abana b'abakobwa, unabareze, abakobwa 3 ndeze kandi nzi byinshi ku bakobwa. Ariko yenda sindi bugiye mu nararibonye ryinshi cyane ku bakobwa kuko sindi umubyeyi w'umumama, sindi n'umukobwa ndi umugabo. Ariko ndashaka kuvuga ku mukobwa nshingiye ku ijambo ry'Imana. Yego. Ese Imana yo ibona umukobwa cyangwa nuwuhe mugambi w'Imana yari ifite mu irema ry'umukobwa? Imana ijya kureba umukobwa yamutekerezagaho iki? Ese yamuremeye iki? Ni iyihe mpamvu Imana yaremye umukobwa? Nagira ngo bariho tuza gutinda cyane abariho tuganira tuganisha mu mpamvu cyangwa se ingingo impamvu nyamukuru Imana yaremye umukobwa. Tugiye tureba mu ijambo ry'Imana, dusomye ijambo ry'Imana muri Bibiliya mu itangiriro mu gice cyaho cya 2 tubona aho Imana yari imaze kurema ibintu byose yagiye iremya ku isi. Igeze ku gice cya 2 isanga hariho umugabo yaremye byaremwe ariko uwo muntu ari wenyine. Imana iravuga ngo ntago ari byiza. Ndagira ngo nasobanurireho gatoya kubajya bavuga ngo ahari Imana yasanze umugabo atari byiza ko ariho cyangwa se kuremwa k'umugabo icyo kintu Imana yabonye ko atari cyiza, abajya bisobanura muri ubwo buryo. Sindwanya ihishurirwa ryabo, ariko numva muri ngewe atariho Imana yashaka kuvuga, ahubwo yakomeje kuvuga ngo si byiza ko aba wenyine. Ntabwo byari byiza ko umugabo aba wenyine, ariko byari byiza ko umugabo abaho. Yego. Rero hari abashobora kuyoba mu buryo bumwe bakavuga ngo ibindi biremwa byose Imana yarabiremye isanga ni byiza, ariko igeze ku mugabo ngo isanga si byiza. Ntabwo byari byiza ko byari byiza kubera ko umugabo yaremwe, ahubwo ntabwo byari byiza kubera ko umugabo yari wenyine. Aho kantu gasobanuke. Ndagerageza kuvugiraho n'abagabo nubwo naje kuvuga ku bakobwa, ubwo mwagize amahirwe yo kubona umugabo bavugira, reka mvuge kugira ngo natwe tuze kwisangamo niba hari umwana w'umuhungu udukurikiye cyangwa se hari n'umugabo udukurikiye, natwe twisange mu kiganiro nubwo turimo tuvuga kuri bashiki bacu b'abakobwa. Yego. Rero Imana imaze kubona ko umugabo atari byiza ko aba wenyine, niho yagize igitekerezo cyo kuvuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Iyo ukomeje aho ni mu bice 2 by'itangiriro ku murongo wa 18, iyo umanutse gato kuri 19 ubona iyo nteruro Imana yari ivuze yo kurema umufasha umukwiriye yabaye sa nk'isubitswe gato, ahubwo Imana ikomeza kurema ibindi biremwa. Birambwira ngo yaremye inyamaswa zo mu ishyamba ndetse n'inyoni zo mu kirere, ariko ibyo yaremaga byose ikabizanira wa mugabo ngo kugira ngo ibone ukuntu abiha amazina. Aha ngaha ndongera kandi mvugishe ku bagabo gatoya, mujye mwitondera ibyo muvuga n'amagambo musohora mu kanwa kanyu,
kuko mufite amavuta yo kwita amazina biravuga ngo icyo bise cyose ngo namagingo n'ubu niko cyitwa rero umugabo afite imbaraga zo kwita izina ndagira ngo ibyo tuzajya tuvuga mu kanwa kacu nk'abagabo cyangwa abapapa tuvugana n'abana bacu b'abakobwa tujye twitonda kuko amazina tubita arabafata dufite umwuka n'amavuta yo kwita izina kandi iryo zina rikaba ryo rero tujye twitondera abagabo ibyo tuvuga reka ngaruke ku ngingo yacu hanyuma iyo umanutse ukagera kuri 10:20 aravuga ngo nuko ngo ibyo bamuzaniraga byose uwo mugabo yabyitaga amazina kandi akabuko yita inyamaswa zose amazina ndetse n'inyoni zo mu kirere ngo ariko ngo yari atarakabona umufasha umukwiriye yari ataraza umuntu wese iyo akubwiye inkuru ariko yajya gusoza ukumva ashyizemo akantu ka ariko ujye umenya yuko ibyo yabanje mbere bigiye guhura n'impinduka aho bivuze neza cyane iyo yabanje agakora interuro ye ariko akaza gushyiramo ngo ariko nk'uko mvuze ngo ariko akaza gushyiramo Imana rero yari yararemye umuntu mu ishusho yayo nk'uko yabishakaga irema umugabo mwiza cyane mwita Adamu imushyira mu ngobyi nziza cyane irimo ibintu byose imuzanira inyamaswa n'ibindi biremwa byose yaremye kugira ngo abyite umugabo yinjira mu nshingano atangira gukora ariko hari ikintu cyaburaga ariko tugiye kuvugaho uyu munsi ngo umufasha umukwiriye yari ataraboneka Imana iricara mu bumana bwayo iravuga ngo uyu mugabo nubwo ari mu kazi uyu mugabo nubwo ari mu nshinga uwo mugabo nubwo ari mu mbaraga n'amavuta byita izina kandi izina rigahama hari ikintu akiburamo gato ngiye kumwuzuza akeneye umufasha umukwiriye aho niho Imana yamushinjirije ndagira muvugane n'abahungu banjye bakuru banjye ndetse n'ababyeyi b'abagabo turi kumwe niba ugeze igihe cyo gushaka cyangwa se ushaka gushakira umuhungu wawe igihe cyo kumushakira umufasha umukwiriye tugera igihe tugasinzira bidusaba ko dusinzira bisaba ko musinzira cyane kuko umuhungu ukoresheje amaso ye y'umubiri akiri maso hari igihe yishakira ntabone umufasha umukwiriye ariko nanone bisaba aho usinzirira ntabwo upfa gusinzira aho ubonye hose kuko ushobora no gusinzira ugasinzira aho utazi nka wa muhinzi wasinziriye hanyuma umwanzi wakaza akamuhingira urukungu mu masaka bisaba gusinzira ariko usinziriye muri presence y'Imana haleluya aho ngaho iyo ukangutse usanga Imana yagushakiye umufasha ugukwiriye rero umugore cyangwa umwana w'umukobwa yaje ate aho niho yinjiriyemo ngira ngo niho tunatinda cyane uyu munsi Imana ibona ko hari icyaburaga ku mugabo uri wenyine umuremera umufasha umukwiriye ngo akangutse asanga Imana yakuyemo urubavu muri we hanyuma ngo aho yakuye urubavu yasubiza umubiri muri rwa rubavu rumwe rwo yakoze yakuye mu mugabo ikuramo umugore iyo turavuga ku mwana w'umukobwa ariko n'ubundi ni igitsina gore givukamo umwana w'umukobwa kugira ngo tumenye ko umwana w'umukobwa yavutse nuko avukana igitsina gore rero wa mugore waremwe yakuwe mu mugabo umugabo akimubona avuga ngo mbonye akabavu akagufwa ko magufwa yawe Yesu amina ni ukuvuga ikirere umugore yaje aje kuzuza umugabo muri rwa rubavu rwari rwakuwemo muri kwa kubaho kwenyine kwa wenyine kutari kwiza muri ya magufwa yari yakuye mu magufwa ye hari ahantu hagombaga kongera kuza kandi kuzuzwa niyo mpamvu Adamu yamubonye aravuga ati numvaga emptiness numvaga ahantu hari vide muri ariko mbonye akagufwa kamvuyemo naka kuki atamwisa amwe muri ya mazina yazanyamaswa n'ibindi bimukikije yamwisa amazina nk'ay'inyamaswa yarimo yita kandi nibyo yaranamenyereye kubona ibindi se katigeze bitindaho ngo yenda kanakarango cyangwa iriye gufka kuko ntabwo byari bivuye muri we iyaba Imana yari ifite ubushobozi bwo gufata ubundi butaka kuko biriya tubwira ngo yafashe ubutaka iremamo inyamaswa ariko igiye kurema umugore ifata pariti y'umubiri w'umugabo yashakaga icyo twakwita compatibility ibintu bihura bigahwana kandi yagiraga ngo anamwiyumvemo atamubona nk'umuntu uje kugira impaka nawe cyangwa se gukompitinga nawe kurushanwa nawe yashakaga umuntu Imana yashaka ngo aze kumwibonamo yumve ko ari akarako mu maraye koko naho ubundi ubutaka bwari bwinshi cyane n'umugore yari kuremwa mu bundi butaka ariko Imana yahisemo kumurema mu igufwa ry'umugabo muri matiyeri ikoze umugabo kugira ngo umugabo namubona koko avuge nk'uko yavuze koko rero muri make ku mwana w'umukobwa ukuntu yaje nuko nguko impamvu yamuzanye nyamukuru yaje gutunganya ibyagaragaraga nk'ibidatunganye muri icyo gihe ntabwo byari ibyo kugarukira muri icyo gihe gusa ahubwo byari ibyo kubaho iteka ryose
umwana w'umukobwa aho uri hose impamvu nyamukuru yawe yo kurema Imana yakuremye ikakuzana kuri iyi si yagira ngo uze gutunganya no kuzuza ibyari byagaragaye ko bituzuye. Yes. Wow. Ako mukobwa kari umuntu ukomeye. Thank you. Aho uri hose ibyo ukora byose aho ugeze hose waba uri mu kazi waba uri muri sosiyete waba uri mu muryango mukobwa mwiza niba wumva utarimo kuzuza ibyo wasanze bituzuye aho hantu yego uri inyuma y'inshingano waremewe. Subiramo ako kantu numvise ari akantu gakomeye cyane. Umwana w'umukobwa aho ari hose niba uri muri ako kazi niba uri muri urwo rugo niba uri muri uwo muryango niba uri muri iryo torero niba uri muri leta ukaba uri mu buyobozi yego ariko ukaba ubona hari ibituzuye nawe ukivanga n'abaseka n'abagaya utarimo ushakisha inzira yo kuzuza ibirimo bibura yego uri hanze y'umugambi waremewe. Inshingano nyamukuru Imana yaremye umugore nuko yasanze hari ibyaburaga yego yavuga ngo si byiza kugira ngo aho uri bibe byiza ongera usubire ku nshingano yawe Imana yakuremye. Mwana w'umukobwa aho uri ufite inshingano yo guhindura ibyiza aho uri ibi bakabihinduramo ibyiza ubihindura ibyiza ibyaburaga ubyuzuza abishake abibonera uburyo abone uwo muti wo kugira ngo wow umwana w'umukobwa mumubonamo imbaraga zigezaho kuko mbere ni ibintu byari bizwi ko umwana w'umukobwa ni umuntu woroshye ni umuntu udafite ibitekerezo bihambaye ni umuntu mbese ubundi ukwiye kujya mu gikoni agateka akajya mbese akibereye iyo ngiyo inyuma iyo wowe kugera aho ngaho urumva ko wabivuzeho n'ubwo wenda ubivuzeho ushaka kugaragaza intego ye cyangwa n'impamvu ye ariko ubundi mu by'ukuri ubona umwana w'umukobwa ahantu hose ho tuvuze arahakwiye ubundi hari umumaro we cyane. Umwana w'umukobwa afite umumaro ukomeye cyane. Izo ni inshingano z'umwana w'umukobwa kugira ngo yuzuze ahabura arabishoboye ko Imana iturema muri twese buri muntu yagiye imushyiramo imbaraga z'ibyo agomba gukora. Ariko icyo Satani yaje gukora we yaje kwica kwiba no kurimbura. Dusubiye muri Edeni niyo mpamvu Satani yarebye areba umuntu ufite inshingano yo kuzuzuza ubushake bw'Imana kuri Adamu na Eve ntiyatera Adamu atera Eve Adamu niwe wari warahawe amabwiriza ariko Imana yari izi ko inshingano zo kuzuza ya mabwiriza ziri muri Eve muri wa mugore Satani yari abizi zari muri wa mugore. Ubundi umugore ni umuntu ukomeye cyane. Umugore ni wa muntu ushobora guha ibikoresho fatizo cyangwa raw materials akagukuriramo igikorwa cy'umusaruro wuzuye. Umugabo umusore ashobora kubaka inzu atarashaka yanziguma yitwa inzu ariko yashyizemo umugore ihinduka urugo. Umugabo ashobora guhaha akazana ihaho mu rugo yego ariko ritaraca mu biganza by'umugore ntibibifungura. Umugore yakira intanga umugabo afite intanga zibyara ariko zidaciye mu nda y'umugore ntabwo zibyara umwana. Rero ni wa muntu wakira raw materials akaziguhereza zamaze kuba finished product. Umukobwa ko ari umuntu ukomeye cyane. Uwo ni we mugore. Niyo mpamvu Satani amurwanya cyane. Yego. Niyo mpamvu ushobora kubona njya mbona abantu bari kuri piscine boga ugasanga abahungu bambaye amakabutura meza. Satani arwanya abakobwa cyane. Bambaye amakabutura nta kibazo ubona nta yenda igituza cye n'icyambaro ubwambwire cyane ariko umukobwa ugasanga yambaye akantu kameze nk'umwenda we w'imbere. Satani akamukoza isoni. Niki Satani abamushakaho abashaka kugira ngo mwambure cya cyubahiro n'imbaraga Imana yamuhaye. Uretse naho n'ababyinnyi ababyinnyi ubona umugabo yikwije kugera hasi ariko wareba umwana w'umukobwa ugasanga yambaye ubusa. Ntiyagerageje kwambara ikanzu ndende arayica akayigeza kugira ngo Satani amukoze isoni amwambure cya cyubahiro Imana yamuhaye kugira ngo adashobora gusuhuza umugambi w'Imana yamuremeye. Ubundi baje kuzuza umugambi w'Imana wo kurema. Imana yaremye ibiti ibishyiramo kubyara imbuto. Iyo za mbuto za cya giti ngo buri giti cyose cyaremwe gifitemo akabuto kazavamo cya giti. Ni ukuvuga ngo umwembe umera ikibuto kirimo akabuto kazongera kubyara cya giti aho cyaturutse mu butaka. Iyo cya giti cya kibuto cyacyo cyongeye kugwamo mu butaka kirongera kikavamo cya giti. Ariko irebye umugabo isanga we ari wenyine agumye wenyine umwuzuro cyangwa se
umwuzuro w'umugambi w'Imana wo kurema ntabwo uzuzurira mu mugabo wenyine. Niyo mpamvu yavuze ngo ari wenyine kandi si byiza. Kandi yari afite ikibuto. Kandi yari azi. Ariko yari akeneye connection n'uwo bahuje. Bashaka kuvuga ururimi rumwe. Ntabwo urubuto warutera mu kirere ngo ruzamere. Kuko ntabwo ari igiti cyaturutse. Wow. Igiti cyaturutse mu butaka. Yego. Ikibuto cyacyo gisubira mu butaka kugira ngo cyongere gishibuke. Wow. Umugabo rero intanga zimurimo zigomba gusubira mu mugore wamuvuyemo. Kugira ngo zongere kubyara undi muntu. Uyu muntu yaje kuzuza umugambi w'Imana. Umwana w'umukobwa waje kuzuza umugambi w'Imana wo kurema. Nta kindi cyakuzanye kuri iyi si. Satani aragusuzugura guhera muri Edeni. Aragusuzugura guhera kera ndetse byinjira no mu muco w'abantu. Aramurwanya. Barabapfiganagaza. Ugasanga uhereye nko mu Bayuda bajya bavuga ngo bene Yosefu. Bakavuga abahungu gusa. Yego. Ntibavuga abakobwa. Uwo ni umugambi wa Satani. Umugambi wa Satani. Wo kugira ngo apfinagaze wa mwana w'umukobwa. Yumve ko inshingano ze zari yarafite ntizizashobore kuzamuka muri we kugira ngo umugambi w'Imana uburizwemo. Icyo Satani yaje gukora ni ukwica no kwibona kuri we. Ntabwo aturimbura ubugingo gusa ahubwo arimbura n'umugambi w'Imana muri twe. Yego. Rero mwana w'umukobwa uri uw'agaciro, uri uwo kuzuza umugambi w'Imana kuri iyi si, uri uwo guhindura ibyiza usanze atari byiza, uri uwo gusohoza no kuzuza ibyo usanze bibura kugira ngo byongere kandi byuzure bikwiriye. Thank you so much. Urakoze cyane brother Sam. Mu by'ukuri ufite message ikomeye cyane. Umwana w'umukobwa niba ayikurikiye neza araza kwibona, yumva umumaro we, yumva uwo ari we neza. Ariko kugera aha ngaha hari ubwo nk'ubu tuganira gutya, ariko umukobwa waza kumva iki kiganiro akavuga ati abangaba baraganira ibi bameze neza ntacyo babuze, abana babo b'abakobwa bavuga buriya nabo ntacyo babuze, turabona ari abantu bishoboye. Ariko akavuga ati nkanjye uwo baganira gutyo ko ndi umuntu ukomeye, ko ndi umuntu w'umumaro, ntabwo bazi ubuzima ndimo ncamo. Ahari uyu mukobwa tuganirira imbere ye yenda yaraye ubusa, ahari se yarigaga abura minerivare, ahari se yari afite ababyeyi yari ababuze, ubuzima burahinduka buba bubi, ahari hari byinshi byo yenda abana b'abakobwa tuganira nabo ashobora kuba yibonamo, akavuga ati mu by'ukuri nubwo avuga ndi umuntu ukomeye, ndi umuntu w'umumaro, ariko njye ndibona nta mumaro wanjye, ndabona ndi umuntu ugayitse, ndabona ndi ahubwo reka njye kwishakira igisubizo mu burayi, njye kwishakira igisubizo mu biyobyabwenge, kwishakira ibisubizo mu bintu bigayitse. Uwo mwana w'umukobwa wamubwira iki cyatuma akomeza akabona umumaro we, akamenya ngo hariya hari nubwo hari nonaha ariko hari icyo Uwiteka yamuremeye, hari impamvu yo kuremwa kwe. Ntabwo uko kubabara ko ariko Imana n'ijambo ki wamubwira ryamurema umutima agasigara yumva ko koko hari impamvu yo kuremwa. Urakoze cyane. Nibyo koko hano hanze hari ubuzima bukomeye kandi bugoye, yenda nta nubwo buri ku bana b'abakobwa gusa, sibyo ko aribo turimo tuganiraho uyu munsi. Ariko nagira ngo mvuge n'umwana w'umukobwa ushobora kuba ari mu bihe bisa nk'ibimugoye cyane, bimuremereye cyane, ikibazo kinini cyane adafite igisubizo yumva we yakwiha nkawe ubwe. Nababwiye nti wenda simfite experience nyinshi cyane cyangwa se inararibonye ku bijyanye n'iby'abana b'abakobwa ko ndi umugabo, ariko ndanayifite noneho ishingiye no mu ijambo ry'Imana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu kubara 27 uhereye ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wenda wa 11, niba hari umwana w'umukobwa turimo tuvugana uze gusoma iyo nkuru, ni y'abana b'abakobwa b'umugabo witwaga Serofehadi, ngo yari yarapfuye basigara ari imfubyi. Bari mu muryango w'Abayisiraheli bageze hafi no kwambuka bagiye kwinjira mu gihugu cy'amasezerano, ariko aba bana b'abakobwa basanga n'abakobwa 5 bari baravutse ari 5, ise arapfa. Ise amaze gupfa, abana b'abakobwa bagira ikibazo gikomeye cyane, basanga ni imfubyi, abandi bagiye kwambuka bagiye mu gihugu cy'amasezerano batangire guhabwa gakondo zabo. Nkuko nakubwiye ngo Satani yagerageje kurwanya umugambi w'umwana w'umukobwa amwinjiza mu buryo bwo gupfinagazwa cyangwa gusuzugurwa. Mu muryango w'Abayuda ntago umukobwa yahabwaga gakondo, kandi bo nta muhungu bari bafite, ni ukuvuga ngo ntago bari buzabona aho bazaba. Bisanga bari mu kibazo cy'uko badafite n'aho bazatura, bafite n'umurengezi. Bibiliya irambwira ngo basanga umutambyi Eliyazari ndetse na Mose ngo n'iteraniro ry'abakuru b'imiryango ngo bari bicaye imbere y'ihema ry'ibonaniro, ngo bababwira ikibazo cyabo. Habyo bati turi imfubyi, data yarapfuye yaguye mu butayu,
ari kandi ntabwo yapfuye azize babandi bigometse bene bari kumwe n'abakora Imana ikazamura ubutaka bukabamira ati we yazize urupfu rusanzwe yazize n'ibyaha bye ariko noneho dusigara turi imfubyi kandi nta muhungu yabyaye ese niki cyatuma izina rya data rizima rikava mu muryango wa bene wabo twe ntituzahabwa gakondo yacu ngo Mose atwara ikibazo cyabo imbere y'Imana ni naho ushaka kuvuga Yesu ashimwe cyane we mukobwa unyumva uyu munsi rero nkubwiye iyo nkuru nyiciyemo gusa mu buryo bwihuse ariko ndagira ngo uze kuyisoma wisobanukirwe abana b'abakobwa barafite ikibazo nk'icyo ushobora kuba ufite wenda uri imfubyi wenda uri umukene wenda uri inshike ntufite ukuvuganira ariko hari abatambyi bashobora kugufasha niba nta torero ufite shakisha itorero rikuri hafi shaka umukozi w'Imana uri hafi akuyobore mu buryo ushobora gusengamo wegera Imana Bibiliya irambwira ngo ikibazo cyabo Mose aragitwara ngo akibwira Imana Mose arakitwara akibwira Imana imbere y'Imana ngo Imana ngo iramubwira ngo Mose ngo bene Selofehadi ngo barimo baraburana iby'ukuri hari impamvu ufite wabwira Imana ikabona ko impamvu ufite ari ukuri ntabwo ikibazo cyawe ari ukujya ku muhanda ngo ujye gutega ntabwo ikibazo cyawe ari ugushaka abagabo ngo baguhereze igisubizo cy'ibyo ubuze kuko muri uwo muryango w'Abayisiraheli hari abagabo abo bakobwa bari kuba baragiyemo bakishingira yenda cyangwa se bakabaha ibyo bumva bifuza kuba bababonaho kugira ngo babakemurire ibibazo bafite ariko bo bahisemo neza ngo bajya ku mutambyi hanyuma umutambyi abagereza ikibazo cyabo ku Mana mwana w'umukobwa unyumva rero sinzi ibibazo urimo gucamo ariko ibibazo birahari igisubizo ntabwo kiri ku muhanda ku bagabo utazi igisubizo kiri ku Mana amen ngo Imana iravuga ngo nabo nta cyababuza kubona umugabane wabo ngo nibagera hakurya nabo muzabahereza umugabane basa bazagabane muri bene wabo rero nawe ufite umugabane mu ijuru ibyo urimo gucamo uyu munsi ubyirengagiza hari umugabane wawe nawe mu ijuru igihe amahirwe yawe n'umugabane wawe byahuye niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo igihe amahirwe n'umugabane byahuye kuri Zakariya ngo yaratowe amahirwe aramufata bari ujya gutamba ageze aho yagiye gutambira igitangaza cyarakibona atahana Yohana we ntabwo nzi aho uri sinzi n'aho ugeze ariko Imana igufiteho umugambi igisubizo cyawe ntabwo kiri mu bantu igisubizo cyawe kiri ku Mana igisubizo cyawe ntabwo kiri ku muhanda aho wajya kwicuruza igisubizo cyawe ntabwo kiri ibiyobyabwenge yajyamo muri ayo mayoga muri izo nshuti mbi ntabwo aribo bafite igisubizo kizima igisubizo cyawe kiri ku Mana mu ntebe Imana nziza igira n'intebe yitwa intebe y'imanza zitabera bizagucira urubanza butabera bigukiranure n'ibihe birimo kurwanya ariko noneho muri iyi si rero akiri muri iyi si aho ni mu ijuru akiri muri iyi si naho ni ukugira ngo tumusobanurire amenye neza ko no muri iyi si iyo witwaye neza icyambere cyo ni nk'uko wababwiye icyambere gikenewe muri uru rugendo ni ukugira Imana muri wowe ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe iyo umaze kumwakira niwe uguhimbira ubwo bwenge bwose niwe ugusura akakuganiriza akakwereka ngo hari impamvu hari n'inzira ye nakunyuzamo ukabona icyo washakaga udaciye njya nibuka nkweho urugero gato njya nibuka hari igihe nari mu gihugu cy'amahanga umuntu ampamagara ari inaho umuvandimwe arambwira ati papa wawe gupfa no gukira birasa rero kora ibishoboka uzumurebe ataza kuzitaba Imana utarahagera icyo gihe abimbwira ndibuka nari ntangiye akazi gashya ntarabona amafaranga nari mu cyo bita ubutayu ndibuka icyo gihe nari nimukiye mu nzu nshya umubyeyi twabanaga amaze kwitaba Imana nawe abana be mbona umukobwa yarashatse sindi umukurikiye ndi umukobwa mukuru ndibuka nagiye kuri kioske hari hakiri call box muri tuvugane njya muri tuvugane ndatelefona njya gushaka ahantu ho bandangiye inzu noneho nari mfite ibihumbi 100 imbere n'inyuma byo muri icyo gihugu noneho bya bihumbi 100 byari muri envelope nandikaho nomero inyuma nyirambika aho ngaho maze guhamagara yabaye nomero composé ya telefoni uko birangiye ndayikupa envelope nyitaho nayo bya bihumbi 100 nari mfite imbere n'inyuma ndangije ndahaguruka ndagenda ngeze iyo nibwo nibutse ngo ya envelope sinyifite ngize nirebye sanga nta envelope mfite ndiruka nkasubira hahandi ndayibura ni muri iyo minsi aho ndi muri ako kaga ako kanya Imana kubera ya Mana twavuze yuko ifite impamvu yaremye umwana w'umukobwa kandi ya mpamvu Imana itarayigeraho ntabwo wa mwana w'umukobwa aba yakabonye
ya mpamvu ye ayibona neza iyo ahuye n'igisubizo giturutse ahantu atakekaga nibwo amenye yuko ari impamvu y'Imana yo kuremwa ko. Ndibuka hahamagaye marume uri muri Amerika tutaheruka kuvugana sa ntabwo twaherukanaga ariko arahamagara ambwiye my daughter how are you? I'm fine. Ati ko numva uri hasi cyane, ati ko numva ko ndi umuntu utagihisha amarangamutima yanjye. Muri make mubwira ibyambayeho. Iyo mbundi mwana w'umukobwa utazi impamvu Imana yandemye mba nagiye mu basora aho ngaho hondi muri icyo gihugu bashakira igisubizo kandi ari kukibona. Ndi umukobwa mubi se ntabwo ndi mubi. Ariko arahamagara ahambwiye ati noneho ngiye kukohereza amadolari 100. Yohereza amadolari 100. Ako kanya ndibuka hari n'inshuti yari muri Kenya nampamagara from nowhere nta gahunda twadufitanye. Ati Jolly bite ko numva usa naho uri down cyane bimeze bite? Ahambwiye ni rero usanze mvuye ahantu call box byangendekeye bityo. Nibyo ati sorry ati usupfushije umubyeyi none bigenze bitya. Ako kanya ati nayo ifite amadolari 50 nataye 100. Sibyo ariko nabonye amadolari 150 bihuye n'amafaranga ndetse y'icyo gihugu 150. Nashatse kubabwira ngo hari impamvu y'Imana yaremye umwana w'umukobwa nkuko ibabwira. Iyo ubabwira nkashyiramo nanjye akarusho ko ndi umwana w'umukobwa Imana yanyeretse ko koko hari impamvu naremwe ngira ngo barabyumva cyane. Niho nari ngeze rero muri iyo minsi yawe mafaranga yafashe nyishyuye inzu umuntu amamagaye hano ati papa wawe nupfa tebuka. Nari ntangiye akazi gashya sindahembwa noneho ndibuka haza mu boss wanjye mu gitondo. Buriya iyo ushoboye kumva cyane amagambo nk'ayo uvuze wavuze ijambo rikomeye cyane. Umutambyi ni umuntu ukomeye cyane. Umutambyi ni umuntu ukomeye cyane. Iyo ufite umutambyi ufite indangagaciro zo kuba ari umutambyi kuko ntabwo tubayebeho ko bahari nabo bitwaye amazina ariko pe batari barayobeje abantu benshi kandi bivuyemo yuko abantu benshi rwose banze uyu murimo wa data kandi mu by'ukuri ari umurimo mwiza ufite umumaro. Ariko kubera ko nayo ifite umutambyi nanjye numvaga cyane nakiraga nagiye turasenga nambwe ati is well biraza gutunganya komera mukobwa wanjye. Indeed ntabwo byatwaye igihe. Ndibuka mu gitondo boss wanjye yaraje arambwira ati my daughter bite ko mbona nkaho udameze neza mubwira ikibazo mfite. Yafashe 100 arabibara arabima. Nyamara iyo nza kuba ntafite kagakiza muri jye kanyibutse umugambi w'Imana kundema mba nagiye kubishakira ahandi. Nshatse kubwira umwana w'umukobwa ngo Imana igishyira inzira aho yabonaga hatari inzira. Urumva ko nkubwo ariko nari ndidaniwe nari ngeze ahantu hakomeye. Nyamara ariko ndi umukobwa mubi nari kujya kugishaka nari kukibona nari no kubona amafaranga menshi. Oya ubutaha nzababwira ukuntu muri icyo kibazo boss ntarajya muri weekend ku wa mbere. Ariko reka nkababwira kano kantu njye nkenera ko umwana w'umukobwa yisobanukirwa cyane. Urumva ko ari ku wa mbere ku wa mbere nibwo nahawe icyo gisubizo. Nyamara ku cyumweru yenda iki kiganiro kizagera ku mwana w'umukobwa ngiye kuvuga azakibona nawe kugira ngo ava ahari amenye neza ko igisubizo cy'ubuzima bwiza kitava mu bagabo. Ndibuka ku cyumweru nari mvuye muri korali nambaye suit y'abaririmbyi nyine ndaza ngerera kuri abo bana b'abakobwa ndabibabwira ntibamamaga yambwira data ameze nabi nibwo ngitangira akazi nta mafaranga mfite ubu byanyobeye ariko numbiriye mu ijuru gusa ndumva ari bari bivuga igisubizo. Kumbe wa mukobwa mbwira umwe muri bo cyangwa se nari bose simbize ariko umwe muri bo kumbe ubuzima bwe kugira ngo bworohe yahisemo kujya mu bagabo niho bworohereza. Arambwira ati rero ntazi bimbayeho ariko ajya kuncuruza. Ndagenda ngezeyo arambwira ati noneho wewe wicaye ahandaje ansigana n'umuntu w'umugabo uvuga ururimi rw'amahanga. Ntazi ururimi rwaho ngaho muri icyo gihugu turi ntazi icyongereza nta rurimi rwenzi amusigaho. Kumbe we muri we naje kwimenya nyuma ruko tuvuganye. Arambwira ati rero burya nje naguhaye icyo nshoboye kuguha icyo nari nshoboye uko numvise untakiye ntafite uko ngize nguhaye pasi mu mvugo y'Afrika. Noneho uko nakicaye aho umugabo abura ibyo ambwira icyo yakoze akuraho igikapu
cyuzuye amafaranga nta mwenda nigeze mbona akuramo. Agira atya akajya akuraho igifurumba cy'amafaranga ashyira aha, akuraho ikindi ashyira aha. Numva ijambo muri jye, numva nk'umuntu urimo unganiriza, nk'aho hari umuntu uje ahita anganiriza. Numva ijwi rirambwiye ngo Jolly, ngo hunga wateye gutyo. Icyo nakoze, narahagurutse mva aho nari nicaye ku muryango, nari nicaye mu ntebe iri mu muryango gutya, ndahava mpagarara ku veranda ku rubaraza hanze aho. Mpamagara umukobwa naho za ntuza zari zaraje. Iyo ni ntuza, ni scenario ya kabiri kuri iriya ya papa. Ya mbere yari ya yindi y'inzu, iyo ni imbere ho gato. Ariko noneho iyo ni scenario yo muri 2002 2003 telefone zari zihari. Njye hariya ndamuhamagana, bite waje tukagenda. Araseka aratembagara. Hatiza ati ntimpagaze hanze, niko utaza kutinze waje tukagenda. Bya bindi nyine wowe you are innocent, nta bindi bintu biri inyuma. Uwiteka anyiza icyo gicu cyo Satani, umugozi Satani yari yanteze. Kandi bukeye bwaho ku wa mbere niho nabonye igisubizo cy'ikibazo cyanjye ntagikuye muri wa mugabo. Nyamara byari byoroshye kwiha wa mugabo agafata muri bya bifaranga akampa, ndetse urumva ko nayo gucyura arenze 100 boss yampaye. Sibyo ra? Ariko Imana yo mwijuru reba uyu mugabo ari umubosi wangiriye impukwe akampa 100 nkaza nkareba data, nubwo byashoje yitabye Imana, ariko umutima wanjye yaranezerewe nk'umwana ko nageze ku mubyeyi ndamurwaza icyumweru yitaba Imana. Shatse kubwira umwana w'umukobwa rero ngo hari impamvu nk'uko wamubwiye, hari impamvu y'iremwa rye, naba amaso gusa agatumbera Imana azabona igisubizo. Tugeze aho rero tugana ku musozo, nagize ngo nsindagira ijambo ry'umubwiye, ntaze kumva ngo ni ijambo ry'abavuga butumwa bakomeza abantu. Nje nkunda kenshi, warabibonye, nkunda kubaganiriza ibiganiro byumvikana, ubuzima busanzwe, kugira ngo yiyumve ntavuga ati iki ngo ni igipindi cy'abavuga butumwa. Morale ikinya. Ngono kubatera ikinya. Ariko je nkunda kubaganirira ubuzima busanzwe kugira ngo banyiyumvemo, bumve icyo mbaganira nanjye nakinyuzemo. Kandi bandeba imbere ya kamera ntabwo ndi umukobwa mubi. Nanjye ntabwo nabuze ibinshuka. Sinabuze ibinshuka. Sinari kubura ibyatuma mbyara umwana utateganijwe. Sinari kubura ibyatuma se nkuramo inda nk'abandi bakobwa. Sinari kubibura. Ariko gusa kubera njya mbibutsa ko ari igihango nakoranye n'Imana guhera mfite imyaka 10, nibwo nakiriye se nk'umwami n'umukiza, ntazi n'ibyo ari byo, ariko nari ngiye mu bwihisho bwisumba byose. Rero ndagira ngo nkomeze iryo jambo babwira izo ngero kugira ngo bakire koko nk'uko bivuga hari impamvu yo kuremwa kwabo, kandi dufite umutambyi. Nshobora kuba ntanagufite nk'umutambyi hano ku isi, ariko namenye Yesu nk'umwami n'umukiza. Utakira ni umutambyi mukuru ushobora kutuvugira akagucira iyo nzira nk'iyo twavuze. Rero tugana ku musozo, nagira ngo ugire inama umwana w'umukobwa ahari hariya, yenda ashaka kuba ari mu rugo rw'umuntu ari umukozi, ashobora kuba ari mu rugo rw'umuntu haba nk'umuvandimwe still bamumistreatinga cyangwa bamufata nabi, ashobora kuba harabona agayitse atibona uwo ari we uyu munsi, ataboneje heza hazaza. Ndagira ngo ugire inama yugira uyu mwana w'umukobwa icyiciro cyaba arimo cyose, cyane cyane wa wundi ugowe, utabona impamvu yo kuremwa kwe, udasanga hari impamvu, utibonamo ko hari umumaro amaze kuri iyi si, ari mu muryango we, ari muri sosiyete yarimo, kwibona ngo yiyumve ko hari umumaro we, niba ari ibintu bakamuhamagaramo, niba ari ibitekerezo bakumva ko ari wa mbere. Gira icyo ubwira uyu mwana w'umukobwa nawe yongere kuremeka, yumve ko hari impamvu yo kuremwa kwe, ko hari icyo amaze. Ese byagenda bite kugira ngo koko ahindure intekerezo ye? Koko cyo turagana ku musozo, usoze muri ubu buryo n'umwana w'umukobwa iyi nama muri ubu buryo. Hano turi kuri Truth Initiative Ministry cyangwa se team. Ariko kugira ngo nk'itangiriro ryo kururema ukuri, ikintu cya mbere isibuze ni ukuri. Amen. Rero Imana ishimwe kubw'uyu murimo urimo uzana ukuri mu bantu, tukaganira ibiganiro nk'ibi by'ukuri busesuye. Yes. Kandi we mwana w'umukobwa uri aho ngaho uri,
ndashaka kubwira ko niba udafite Kristo ubuze ukuri. Abuze ukuri. Imana yatubwira ngo Kristo ni ukuri. Amen. Udafite ukuri ntubona n'inzira. Iyo rero ubuze inzira hari n'igihe utakaza kuko ubura ukuri ukayoba ukagwa. Yego. Yego. Kristo niwe kuri, niwe nzira, niwe bugingo. Inama ya mbere nakugira akira ukuri. Amen. Kuri ko kuremwa kawe Kristo aragukunda, Imana iragukunda, yakuremye igufiteho umugambi kandi umugambi mwiza twashoye tubivuga ko waje kuzuza ahari hari ifite ibibura, waje kuzana ibyiza ahaburaga ibyiza. Wenda imibere uzengurutse iravuga ibindi ariko ntabwo ihindura ukuri kwawe. Amen. Rero utsikame ku kuri ari we Kristo. Inama isumba izindi ni ukwakira Kristo. Numara kwakira Kristo, Kristo arakuzanira ukuri muri wowe, wisobanukirwa umenye uri we. Kandi Imana iravuga ngo twamenye ukuri kandi ukuri kuratubata. Haleluya. Ikindi Kristo yakora cyambere yamaze kugera mu buzima bwawe arakubata. Amen. Iyo ngo yibihe uriho Kristo nakugeramo arayikubatura. Amen. Wowe nawe ufite Kristo ndagira ngo uve mu binyoma bya Satani n'amajwi akongorera akubwira yuko wowe bidashoboka. Ndakubwira ko bishoboka. Waribeshye, warayobye. Uri mu kinyoma kandi uhagaze wakaba ufite ukuri. Yes. Rero nagira ngo ufate ukuri nyakuri. Waremwe uri uw'agaciro gakomeye cyane. Waremwe mu buryo butangaje kandi bw'igitangaza kandi bwiza. Niko ijambo ry'Imana tubwira kandi uko niko kuri. Amen. Ibindi bivuga ibitandukanye n'ibyo uko nta kuri kuri. Mwana w'umukobwa, uri umukobwa waremwe uzazana impinduka. Ushobora kuba wicaye ahantu ari nta gisubizo ufite. Ndashaka kuguha urugero rumwe rw'umwana w'umukobwa witwaga Miriam. Igihe gasanze ke kari kuruzi, nyina yari yamubwiye ngo agende gusa we yicare hanyuma azazana amakuru y'ibyabaye kuri musaza we. Nta kindi gisubizo yari afite. Igisubizo impamvu yari afite hariya kuri musaza we yari kuzatwara amakuru gusa y'ibyabaye. Amakuru y'ibyabaye. Ariko ikintu yakoze niki? Miriam yaricaye arategereza, arakana kari useless, navuga ko kasaga nkaho gafite inshingano isuzuguritse cyane nk'iyo ngiyo yumva urimo nawe ufite. Ariko ndashaka kubwira ko ari we Miriam wanditswe muri Bibiliya igihe ubwoko bw'Imana bwari bumaze kwambuka, niwe wazamuye indirimbo ahimbaza Imana. Aravugwa na magingo n'ubu ahabwa icyubahiro mu bagore b'ingirakamaro tubona muri Bibiliya. Amen. Mu ntangiriro yarasuzuguritse, arakana kashyizwe ku ruzi gusa kazatanga amakuru. Ariko bamaze kwinjira mu gihugu cy'amasezerano basohotse muri Egiputa, niwe mugore wazamurijwe aharamya Imana. Hari inshingano ufite nubwo muri uyu munsi usa nk'usuzuguritse. Ndetse nta nubwo byarindiriye kugera ko bambuka inyanja itukura. N'umwana w'umwami amaze kubona Yosefu niwe wirukanse ko kajya kubwira nyina amakuru. Ati hari umuntu uje kandi barashaka umugore washobora kumurera. Avuga ati reka ngende ngiye mbwire mama. Uwo n'umwana w'umukobwa wisobanukiwe mu buryo busobanutse cyane mu gihugu cy'amahanga mwarakoreje akiza musaza we. Ariko ndashaka kubwira ko ufite umugambi ukomeye cyane mu buzima bwawe kandi ikizatuma uwusohoza ni ukwakira Kristo muri wowe, akakubera ukuri, akakubera inzira, akazakugeza ku bugingo. Amen. Ibindi ubona ni ibinyoma. Ni ibinyoma. Ni biramba. Bishashagirana, ariko ibishashagirana byose ndashaka kubwira ko atari izahabu. Wirinde. Imana iguhe umugisha cyane brother Sam. Mbega ikiganiro cyiza. Nuko nyine habaho amasaha ukavuga uti hari ibindi numva twagakomeje. Twari gukomeza. Ndagushimiye cyane kubwo ikiganiro ku mwana w'umukobwa. Ukonoshoje ngo yaba ari umukozi aha, yaba aba mu rugo ariko asuzugura, aba ari mbese aho yaba ari hose yibonaga ko ari umuntu uciye bugufi cyane. Yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, kuko Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ni ukuri dushoboye gusobanukirwa icyo kintu umwana w'umukobwa nta cyananirana. Mwumvise nabahaye ingero yuko nanjye byambaye ibibabaho, nanjye byambayeho. Ni nayo mpamvu nafashe gahunda, ni nayo mpamvu nagize izi nzozi zo kuvuga ngo habeho inzira yo kubwiza abantu kuri. Urabona abakozi b'Imana tujya mu ijambo ry'Imana tukabwira abantu ijambo ry'Imana, ariko bumva yuko ari nka cya kinya nk'uko babivugaga. Bumva ko ari ukumukomeza, yumva ko ari
kumurema umutima yumva ko ariko ndibaza ko iyo nicaye hano mubwira nti nanjye byambayeho ariko igisubizo ntabwo nakiboneye mu kwihuriya mugabo ahari yenda iyo mwiha uyu munsi simba ndi hano yes ahari yenda iyo mwiha nene mba narwaye sida uyu munsi ndi ku miti niba ngize amahirwe nkiriho ahari yenda iyo mwiha hari ibintu byinshi by'utekereza ukumva ufite impamvu yo gushima Imana yatumye ugira uko kuri wowe n'inzira n'ubugingo rero nta kindi cyandamiye ndi ndi nkawe ndi mugenzi wawe mfite ibibazo nk'ibyo nawe byo ucamo uyu munsi n'ibyo nawe naciyemo ariko nyankunda hari ingero nyinshi zongera mbona hari umumama twaganiriye mu rugero rwiza umwana w'umukobwa ari umukozi we mu rugo icyo kizaba ikindi kiganiro tuzaganira ngo eske umwana w'umukobwa ashobora kuba ari umukozi ahantu asuzuguritse ariko ejo akavamo umuntu ukomeye byose bituruka kwisobanukirwa uwo mumama yamaye urugero arambwira ati twahuriye ahantu arambwira ati jyewe nari mfite umwana w'umukobwa ari umukozi wanjye mu rugo nza kuzajya mu mahanga ahantu nkurira nawe mu iduka rikomeye cyane sinamumenye ko yari ikizubazuba yarabengeranaga ati waba ari umenye kubera ko namubaniye neza aramenye aransuhuza aranyiyereka umwana w'umukobwa cyavuyemo arambwira ati mami ndagusaba kunsura kugusura se mbese urumva umuntu wari umukozi wawe aramubwira ati genda gukatira tike y'indege uzusure sigaye ntuye Dubai umukozi wari umukozi wo mu nzu aho uri wa mukobwa wawe kwisuzugura ejo hawe ni heza wishukwa n'ibyo ubona aka kanya wishukwa n'ibibazo bikuzengurutse byikubera urukuta gerageza ubirenze amaso ako nta kindi kizabigufasha nuko uzabanza ukagira Yesu muri wowe niwe uzaguhumura ayo maso ya mwuka ashobora kureba kure naho ubundi udafite Yesu muri wowe ureba hano hafa ukavuga utireka ngerageze gukemura ibiri hano rero mwana w'umukobwa Imana yo mu ijuru igufashe kugira ngo isobanukirwe umenye uri we bizatuma urugendo rwawe rukorohera bizatuma ubuzima bwawe bworoha naho wabona bukakaye ariko buzoroha kuko Yesu ni byose muri byose ndagushimiye rero umukozi w'Imana kandi kubera inama njya nkubonamo buri gihe kubera ikiganiro n'ubu duhaye ndagusaba kujya n'ubutane tugutumira nanone uzongera witabe ubutumire bwacu murakoze cyane rwose urabitwemereye wow rero Team TV inshuti zacu Imana ibaha umugisha abatarakora subscribe please mubikore kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi tubicishaho bijye byoroha kugira ngo mubibone abatarakora like n'ujye ubona ikiganiro please jya likinga iyo ugize utya bitwereka yuko ikiganiro twakugejeho hari umumaro kimaze hanyuma igihe cyo wumva hari icyo kikumariye ntukabyihereranye ahubwo jya ukora share bigere kuri benshi kugira ngo ahari yenda uw'iki kiganiro Imana yagiteganirije wabikiraro wowe kugira ngo gishobore kumugeraho kimugirire umumaro comment zanyu cyangwa ibitekerezo byanyu ni ibidusunikira gukomeza no murimo twumva hari impamvu Imana iduhana umugisha kandi ndasaba ko uyu mukozi w'Imana asoresha isengesho rigufi ariko ritsindagira ijambo ryo twavugira cyangwa ibitekerezo twatangiye aha karibu brother Sam murakoze abadukurikiye bari hano mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese mukomeze gukurikirana ino TV ni TV ifite ukuri kandi ukuri nimumara kwakira kuzaba batura reka rero dusenge data mwiza turagushimiye kuri Imana igira neza turagushimiye kino kiganiro cyiza tugiranye turagushimiye kubashoboye kudukurikira turagushimiye kubashoboye gutega amatwi amagambo yasotse mu kanwa kacu kandi twashyizwemo nawe ndagira ngo buri gutwi kose kumvishije ijwi ryacu muri kano kanya data ugira icyo ukora kuri ubwo buzima ubuzima bwabukakaye bw'uyu mwana w'umukobwa ahari hose waba yari yarayobejwe n'ibihe akaba yari mu buzima butaguhesheje icyubahiro ndagira ngo wongere umugarure kuri Imana y'amahirwe ya kabiri ndetse mwami n'abatari bakakwakiriye ndakwinginze mwami mwiza ngo bagenderere uvugane n'imitima yabo ubasobanurire ko ari wowe kuri bakwakire bamenye ukuri kw'impamvu yo kuremwa kwabo urakoze ko waturemeye abafasha beza urakoze ko waturemeye abakobwa beza urakoze ko waturemeye ababyeyi beza babereye igihugu cyacu babereye ingo zacu kandi babereye n'ubwami bwawe bwo mu ijuru ukomeze kubagirira neza muri byose ubasanga aho barubaganirize kurusha ibyo twe dushobora kuvuga mwuka w'Imana wowe uvuge byinshi ibyo dushoboye kuvuga
tubihagarikira kubera ikibazo cy'amasaha ariko wowe ushobora kuvuga igihe cyose ko ntugengwa n'ibihe ni wewe waremye ibihe ubavugishe kurusha uko tuvuze ubasobanurire kurusha ibyo dushoboye gusobanura ubane nabo kurusha uko dushobora kubegera ubaganirize kurusha uko dushobora kuvuga abari mu bihe bikakaye mwami uborohereze kandi ubagenderere ubahe igisubizo gihamye kandi cy'iteka ryose ubambure imbaraga zishobora kuba ziboboheye mu binyoma ubereke ukuri kwawe ari wowe Yesu Kristo ubereke inzira maze uzabageze mu bugingo bw'iteka mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen.